ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaze TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese turi kumwe, ariko by'umwihariko ndashimira we wakoze subscribe kandika ndetse na comment ukanasharinga, ndagushimira cyane ndetse mbwira nawe utarayikora ko hayikora kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana umunsi kuwundi. Comment zanyu ni ingirakamaro, iyo twakoze ikiganiro nkabana mwanditse comment biranshimisha cyane kuko mugira inama abantu bagiye batandukanye bigatuma n'ubuzima bwabo bagira icyo bahindura mu mibereho yabo ya buri munsi. Uyu munsi turi kumwe n'umusore, n'ubwa mbere tugiye kuganira kuri kamera zacu, ntago mumuzi n'ubwa mbere ariko bitewe na story ye ukuntu imeze muretamo mumenya. Ngira ngo muribuka mama witwa Mama Keza, ntago ndi butinde mu magambo kubera ko ni inkuru idashimishije. Mama Keza ngira ngo muramwibuka, hari ikiganiro twagiranye imbere avuga ku buzima bwe muri iyi minsi, aratwite umuntu wamuteye inda ntago wamwitaba ntibavugana, mbese ubuzima bwe navuga ko bwahindutse muri ibi bihe. Ngira ngo mwarakibonye ikiganiro uburyo yagikoze ababaye, nyine ubona ko nta courage nyine afite kubera ubuzima. Muraza gutangara nimuza kumenya uwaba yaramuteye inda. Ese wowe wibazaga uwaba yaramuteye inda arindi, wibazaga yaba ameze ati? Uyu munsi rero nibwo kiragiye namwatse nimero kugira ngo mbashe kumenya amakuru y'umuntu baba barabyaranye, kuko yambwiye ko namufasha kumushakira kugira ngo babashe kuvugana, kugira ngo tumuganirize abe yakemera umwana cyangwa se n'izindi nshingano, cyangwa se byibura mwitabe bajya babasha kuvugana. Uyu munsi turi kumwe n'uyu musore, reka ndeke kuvuga byinshi nawe araza kutwibwira bihagije. Reka mbanze nguhe ikaze hanyuma tuganire twamenyanye. Tuguhaye ikaze kuri Kaze TV show. Murakoze cyane. Mumeze mute? Tumeze neza nta kibazo, biragaragarira ku maso. Umva nawe ngiye kubivuga ngo turabibona uhita ubyivugira. Bivuze ko nawe bizi neza ko bimeze neza. Bimeze neza kabisa. Turakwakiriye, hanyuma hari ngira ngo nabaje kubivuga ariko nagira ngo batubwire amazina yawe kugira ngo tumenye nyine izina ryawe. Amazina yanjye banyita Nyiragisubizo Jean Claude. Nyiragisubizo. Niyo Gisubizo Jean Claude. Niyo Gisubizo Jean Claude. Ubwo ni Claude twajya tuvuga. Claude. Okay. Claude rero nifuje kukumenya kubw'impamvu umumama witwa Mama Keza waba umuzi? Mama Keza nshobora kuba muzi. Ushobora cyangwa uramuzi? Ndamuzi of course. Mama Keza uramuzi? Ndumva biri buze kutworohera. Hanyuma Mama Keza twaraganiriye, muziranye mute, umuzi gute, kugira ngo numve uko yambwiye muziranye niba ariko koko muziranye. Mama Keza nimba mwarahuye mukaganira. Mama Keza ni inshuti yanjye mu buzima gutya bisanzwe. Inshuti yanjye pe. Bisanzwe? Ni inshuti yanjye gutyo bisanzwe. Ni wa mumeri usabana, ni wa mumeri twahuye turahuza muri buri kimwe. Nta mumeri utarampishaga ambwiraga kimwe, buri kimwe cyose kiwe nta kintu yampishaga. Mbese muraziranye bihagije? Mbese turaziranye bihagije. Mama Keza rero yakuntumyeho ambwira ko hari ibihe mwagiranye ariko hakaza kugira ikivamo muri bya bihe mwagiranye, ariko nyuma nanone ntaze kukubona nkuko nyine mwari mwarabiganiriye, sibyo? Ubwo yambwiye yuko hari umusore, ntago nari mbizi ko ari wowe, ariko yambwiye ko hari umusore bakundanye mukagirana ibihe byiza ariko mukaba mwaharajemo ikintu cy'umwana hagati yanyu, ukaba waramuteye inda. Nyuma yo kumutera inda akabikubwira ariko ntubyumve, mbese nyine ntubyumve nyine. Gusa kuva yakubwira ko wamuteye inda, icyo kintu ko cyabayeho wahise wanga kumwitaba, telefone uramubloka, ikintu cyose cyabahuzaga mbese nyine gihita kivaho. Twaraganiriye umwanya munini ambwira ubuzima abayemo, afite abandi bana, ambwira uko abayeho, ambwira ati inda nzayibyara nta papa w'umwana, nta muntu umfasha, ibintu byinshi. Ariko ndavuga ati umpe nimero ze nzagerageza. Nibwo nagerageje rero nza kubona uranyitabye, ariko ikintunguye ntekereza ko kinatunguye abantu ni ugusanga ari umusore nkawe nyine.
numvaga ari umuntu ukuze, ari umupapa nyine, ari umuntu mukuru bangana, ariko ntunguwe no kubona ari wowe. Hanyuma ibintu byo kuba muteye inda ariko ukaba uri kumwe hakana ukaba mukwepa, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Kuri iyo ngingo yo kuba yavuga ko namuteye inda, aho ntabwo nemezana nawe. Gute Mama Keza ni umumeri mwiza, twahuye ambwira ko afite umugabo, ntibashoboye kubana nyine gukomezanya, nyuma baje gusa nk'abatandukana. Tumenyana gutyo, ndabimenya ko afite umugabo n'abana ariko batandukanye. Uriya mumeri Mama Keza twanyujijeho, sinavuga ko tutanyujijeho, twageze n'igihe turaryamana. Karahanyuze mbese twageze n'igihe turaryamana. Yari umumeri mwiza pe, nanjye nari namwishimiye, ariko ikintu cyaje kuba imbogamizi, ikibazo cy'inda cyankoze mu bwonko, ku buryo nanjye numvishe mwikuyemo, kubera ko twamenyanye ari umumeri ukuze, ntago ari umumeri wawe guhita apfa gutwara inda gutyo. Hari ikindi uretse gato. None se mumenyana, ubundi mumenyana muhura, ninde muntu wateretse nyine guhura kwanyu byagenze bite? Ibyo kuvuga ngo ntago ngibyinda, burya iyo abantu bakundanye bikageraho hazamo n'inda, nuko bahuje bakundanye. Ubundi kumenyana kwanyu mwamenyanye gute? Ninde waterese undi? Ninde wabwiye undi ndagukunda bwa mbere? Mbese byagenze bite mu kugira ngo muhuze bigeraho kuri urwo rwego? Ikibazo mbajije gisa nkaho cyoroshye, ariko kirimo navuga ko hari wenda kirimo n'urujijo. Mama Keza dusa nkaho twamenyanye bitunguranye. Twamenyanye ku rubuga, tumenyana ku rubuga. Hari groupe twabagamo, ariko ntabwo najya kuvuga byinshi. Ntabwo ari ngombwa, we tumiriremo mu ncamake gusa. Namubonye ku rubuga, mbona na nimero ze, mbona n'isura ye nyine, ugaruka uburyo biri kuri profile. Tuvuga ati why not, kuki ntafata izi nimero nse nkumuganiza. Navuga ko mbese ari ngewe watangiye kumuganiriza. Natse nimero ze ndamuhamagara bwa mbere, ndamwibwira. Maze kumwibwira nawe aranyibwira, tupanga guhura. Nawe urabizi iby'abasore b'iyi minsi, mupanga guhura ngo tuganire face to face. Ni muri ubwo buryo twagiye tumenyana, turaganira, ntura ibibazo bye yari afite. Wabonaga ari umumeri nyine uhangayitse, kubwo nyine kuba yaratandukanye n'umugabo. Urumva ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Twahuye muri ubwo buryo, ariko ikintu cy'inda cyajemo. Ariko no kumenyana gutyo no gukundana, ntabwo twari dukundanye mu byo kuba twavuga ngo twabana cyangwa twashinga urwo tubana. Twakundanye muri birahango byo kuriragisinga, ariko ikibazo cyaje kuzamo cy'inda cyantera urujijo, gituma mumboroka, gituma ndashaka no kongera kuvugana nawe. Ariko nanone ngasubira inyuma, umumeri uciye ubwenge mu kukuze, ni gute ashobora gutwara inda? Ibyo ni ibintu bisanzwe, gutwara inda. Burya kiriya ni igikorwa ukora kikavamo inda cyangwa ntivemo, kuko mubikora muzi, biterwa nuko kandi niba mutarigeze mushyiraho ubwirinzi, urumva ko byashoboka kugira ngo bivemo. Hanyuma hakubwiriye ubwo ko yasamye, wabyitwayemo gute? Navuga ko ntigeze byitwaramo neza, kuko nanjye n'ibintu byahise bintungura, byarantunguye cyane. Mumeri twahuye tutaziranye cyane, tukariragisinga gutyo, then akambwira ngo aratwite, ari umuntu ukuze, uzi ko za onapo zibaho, udupira tubaho, inshinge zibaho. Ntago nkiga ko ari umwana bikabije ku buryo yari gupfa gutwara inda gutyo. Nkeka ko ashobora kuba bananangiritseho, yaraje afite umupango. None se afite umupango, hari ikindi kintu yaba kugamijeho? Ubundi
kwanza nta nubwo munangana ibintu byo kuba abamama cyangwa abapapa basigaye bakunda abakobwa batoya kandi babaruta ubundi amama bagakunda abasore batoya niko namwe mbona byagenze ahubwo wowe kuki wamukunze ukamwemera kandi uzi ko afite umugabo batandukanye afite n'abana kubera icyo uri kumwihakana kandi nyine nawe warabyemeye kandi ataraguhisha yaba yaraguhisha wenda ko afite umugabo n'abana wenda aho birumvikana ariko urumva ko yakubwije ukuri ahubwo urenga kuri kwa kuri yakubwije uratandukira hanyuma icyavuyemo uri kumwihakana kandi mwese mwarageranye ibyo byishimo rega iyo mwagiranye ibyishimo mwese n'ikivuyemo mama mugomba kukigabana ariko uri kumutererana kubera ko utifuza iyo nda nyine naguciye mu ijambo iyo nda sinyemera niba ngombwa tuzatandukana burundu muboroke nawe muboroke yari umubyeyi ukuze ntago uhita bapfa gutwarinda paragisita byari gupfa gushoboka ubundi si mwakundanaga mwarahuye mwakundanaga nk'abantu bafitanye gahunda mwakundanaga byo kuryoshya ubundi byari bimeze biti buriya abantu bakundana bitandukanye hari gukundana uvuga uti uyu ni sheri tuzabana uyu mugore ndabona yamenya gukora uyu mugabo ndamenya yamenya gukora nyine mufite gahunda y'ubuzima uvuga uti tuzabana mu rugo tuzabyara mwebwe mwakundanye mu ruhe rwego mbese navuga ko twakundanye biraho ngo bya relaxation kuko nta numwe wigeze ubwira undi mupropose amubwira ko namubera umugabo cyangwa nge akambera umugore cyane ko nari nzi ko mbere yuko uyu mubano wanjye nawe nari nzi ko inyuma hari undi mubano yagiranye n'uwo mugabo batandukanye kandi sinzi impamvu yaba bateye gutandukana kandi nta nubwo ndi make sure yuko uwo mugabo batandukanye ushobora no gusanga yari kuba ari agatego cyangwa abandi bagabo yagiyemo of course bakamutera inda just akaza mu rwego rwo kuba yangwa yingerekeho ariko ahandi ngasubira inyuma ko ari njye ushobora kuba waraporopoje kuba namuvugisha nkamwaka nimero niwe wamwatse nimero bivuze ko ari wowe waterese bivuze ko ari njye waterese wari wakunze ukunze umuntu uramutereta umuterese aremera yemeye murakundana ibyo bakundana namwe murabyumva karahanyuze hanyuma kubera iki cyavuyemo uri kugerageza gusa naho wishyira ku ruhande kandi ibyo byishimo mwarabigiranye ariko uri gusa nkaho uri kubimushyiraho wenyine kubera icyo uri kubyikuraho ukajya ku ruhande rwawe wenyine kandi ibyo byishimo mwese mwari mubifite urumva ko ari nawe wagiye gutereta ibintu nk'ibyo kuki uri gushaka kumutererana uburyo nanjye nabivugamo ni uburyo busa n'uwahabanye n'ibyo wambwiye uriya mumeri mama keza ntago navuga ko namwizeraga 100%. naho mumeri twahuye ntazi background ziwe nanjye atazi background zanjye just kuba twaramenyanye gutyo tukageraho naho dukora sexy ntago ndi make sure ko nshobora kuba naramuteye inda nimba naba nayimuteye ari yanjye just agomba kuyikuramo kuko navuga ko ndi ready yo kuba nakitwa papa cyangwa na rero uwo mwana of course sinzi ubundi buryo yabyitwaramo ubwo washaka ko igerekaho nibyanga yikuremo kuko nta bundi buryo umwana wawe hanyuma iwanyu ntabwo mbyizera ko ari uwanjye iwanyu ni hari amakuru babifiteho byo ngibyo by'uko wateye inda cyangwa gukururukana kwa na mama keza hari umuntu w'umuryango wawe waba ubizi kubera ko fone narayikuyeho ntago nizera ko babizi cyangwa bashobora no kuba banabizi ariko nje ntago abo mu rugo barampamagara hari wenda nta nubwo tuziranye cyane ku buryo famiye yanjye nagize nyimubwiraho sinzi uko nkeka ko ashobora kuba mu rugo ntabyo baramenya kabisa nyine wowe nta muntu wo mu rugo wigeze ubibwira nta muntu wo mu rugo nigeze mbibwira nta nubwo ngeze no kubibabwira ntabwo teze kubibabwira ntifuza ko banabimenya sinifuza ko banabimenya hanyuma
urumva yuko ikibazo nyamukuru nge ndifuza kumbwira impamvu twakumva yumvikana yatuma iri gutuma umwihakana uvuga ngo uwo mwana ntago mwemera. Impamvu ni nyinshi kabisa, impamvu ni nyinshi. Nyine zitubwire. Twahuye tutaziranye, ikindi kandi umumeri yari afite urugo, ikindi kandi ntago tujya kumenyana, twabanje kujya kwipimisha umenye ngo aratwite cyangwa ntatwite. Ni impamvu nyinshi zabigaragaza ko ni umumeri ufite igikuriro kandi mwiza kandi ushobora kuba wakururwa na benshi. Ndakeka ko atari njye nyine wari kuba umufite muri iyo minsi. Ubwo numvaga ko impamvu ugiye kuvuga ari ukubera ko nawe ukiri muto, uko n'ubundi nta bushobozi, ko n'ubundi ntacyo wamufasha. None mu mpamvu zose uvuze izo ntazo uvuze. Mu busanzwe ufite ubushobozi nk'uko avuga ati ntago narira umwana njye nyine kandi hari papa we. Mu busanzwe hari icyo wumva wamumarira mu bushobozi bwawe? Icyo namumarira ni uko inda ashobora gushaka undi ayigerekaho, niyo yaba ari iyanjye agashaka wayigerekaho, kuko nanjye muri njye ko niyumva nta n'ubushobozi buri grave kubwo kuba namufasha. Mbona yashaka undi ayigerekaho cyakikuramo, nta kindi narenza. Nta kindi warenza. Kuba ari umwana wawe biragoye kugira ngo umwana wabyaye bwa mbere amaraso ye yemere kuvuga ngo ndamutaye cyangwa simwemera simushaka. Kuri wowe wenda uracyari muto yego, ariko nanone kuba wari ugize umwana uri mutoya ntago byatuma uvuga ngo si umushaka. Ntago uzicuza kuba uwo mwana waravuze ayo magambo nk'ayo, umwana akazakura nyuma ukazamwifuza. Hari ikintu uri kwirengagiza. Ese uri make sure yuko uwo mwana ari uwanjye? Umwana ashobora kuba wanjye cyangwa ntabe n'uwanjye. Tugutira umumeri yarazanye n'abantu benshi kandi yari afite n'umugabo. Kandi ingo z'ubu ngubu iyo zatandukanye biragoye kugira ngo zitandukane burundu. Ushobora no gusanga yaranayitewe n'abandi cyangwa akayiterwa n'uwo mugabo we ntawamenya. Ariko ko biri kose umwana simwemera, ne yaba ari uwanjye simwemera. Bivuze ko mama Keza ku mugaragaro izuba rirashe uramwihakanye. Wihakanye umwana. Bakunze kubyita ko ari ububwa, singututse, ariko abantu bihakana abana nyine ngewe ntago mbihagaze nk'uko uri kuvuga ngo ndabizi neza ko ari uwawe. Nge ndi kuvuga ibyo bambwiye kandi n'ibyo mama Keza yatubwiye nawe dusanze muhuje. Urumva ko umwana ari uwawe, nubwo umuhakana uremera ko mwaryamanye, ukemera ko ibyo bihe byiza byabayeho, ariko ukamuhakana. Bivuze ko yuko umuhakana ari kubizi neza ko hagati yanyu hari icyabaye. Ubwo rero ntago najya kwanga si uwawe kandi nawe iki gikorwa mwaragikoranye, ubwo ni uwawe, ahubwo ni uko utamushaka. Ikintu cyo kwihakana umwana dukunze kucyita igikorwa cy'ububwa. Kwihakana umwana utaravuka, utazi ngo azaba iki, utazi ngo azakumarira iki. Ntago utekereza ko nyuma uzicuza kubwo iki gikorwa ukoze? Kwicuza ntago hari, kuko umwana yabaga ari uwanjye byagaragara. Umwana yabaga ari uwanjye byagaragara. Kandi inshuro imwe naba nararyamanye nawe. Bigaragarira he? Inshuro imwe? Inshuro imwe nshobora kuba nararyamanye nawe, ntago nizera ko ari njye baba baramuteye inda. Harya umuntu aterwa inda, abantu mutubwire, umuntu asamara uko baryamanye inshuro zinga bigira inshuro se? Wenda ukavuga ngo ni rimwe cyangwa ni kabiri cyangwa ni gatatu kugira ngo ifate? Aho ari. Ariko gusa uko nizera ko ntago inshuro imwe naba nararyamanye nawe bamuteye inda, kandi mba narimuteye. Ntago byari ibintu twari twapanze. Byaje bi paragisida, ubwo ngubwo nimba ari nanjye agomba kuyikuramo. Kibi ni ikiza. Ayikuremo. Of course. Ubwo nyine ngewe icyo nari nakoze, nari nifuje ko tubonana kugira ngo tubashe kuganira ku kibazo cya mama Keza, kuko arabangamiwe muri iyi minsi. Niba nta kintu wumva kindi wahinduraho ari uwo mwanzuro ufashe, mama
mama Keza nawe ni umuntu mukuru. Ikindi ntago ushobora gusubizaho telefone ngo mwongere mujye muvugana nkuko mbere mwavuganaga. Ya biragoye buriya hari wenda kongera kuvugana nabo nubwo icyo kibazo kinda cyaba cyatsinutse ntakiri kucyumva mu matwi yanjye. Kizakemuka gute se kandi ndi hari? Erega ikibazo gikemuka ari uko hari igisubizo. Indira cyarimo umwana ari gukura none cyavaho gute kandi nyine ndi hari. Sinzi muri wafite uko azabikemura gusa ntabwo icyo kibazo kinda nazongera kuvugana nawe. Icyo kibazo kinda kigihari nkicyumva mu matwi yanjye. Hanyuma turi kugana ku musozo. Ni iki wabwira mama Keza? Ya mama Keza cyo na mwisabira nuko inda yayikuramo yabona nta buryo bwo kuyikuramo agashaka wayigerekaho cyangwa akayigereka ku mugabo wawe basanzwe babana akagenda akamwiseguraho agashaka uburyo ayimugerekaho. Abantu mudukurikiye mama Keza muramuzi, hari uburyo mwese mumuzi. Kuri iyi nshuro noneho nawe navuga ko isi yamwikaragiyeho, ariko turi ku isi hari igihe bimera neza n'igihe nyine umuntu agwa mu mutego cyangwa se agwa mu kintu atari yiteze. Rero mujye muri comment mumugira inama, ariko nawe musore uhindura imyumvire. Iyo myumvire ufite ntago ariyo niba wemera ko umuntu mwakundanye mugahura kuvuga ngo kubera ko ngo umwana ngo wasanga iyo urimo kuvuga ikintu ukajya muri wasanga subwo nawe uri murakeka ntago uzi ibyo uvuga niba ari ukuri. Rero kandi amaraso y'umuntu aba ari amaraso y'umuntu. Ashaka kuba ari we mwana wenyine waba ubyaye nta n'undi uzabyara ugasanga nawe ntumwemeye. Rero tujye dukora ibintu twatekereje. Mama Keza nawe ni umuntu mukuru n'umubyeyi. Ngewe icyo nakoze ni iki, ni gushaka nkakubwira, ubwo nawe nzamubwira uko wambwiye, hanyuma nawe ni umuntu mukuru, ubwo muzanabikemura muzanaganire mwongere muhuze nk'uko mwahuye, mwanahura mukabikemura tutanabimenye. Rwose ni ibintu byoroshye kuko muri bakuru, nawe wenda arakurusha imyaka ariko si umwana. Rero ntekereza ko mwahuzahura mukabikemura mukareka kumera nk'abana kandi mukuze. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.